nibyo Imana yagushizeho. Nimba urimo kuhagararira abandi ugomba kuba mukiranutsi. Uri umunyamasengesho, kiranukira Imana. Uri umuvugabutumwa, kiranukira Imana. Uri umuririmbyi, kiranukira Imana. Mwanya tukiranukiye Imana, Mana ndago yatureka. Urubyaro rwacu ndago rwabura ibyo kurya. Urubyaro rwacu ndago rwajya kusabiriza. Murongo kurikiraho. Agira ubundu umunsi ukira, akaguriza abandi uwo mukiranutsi. Urubyaro rwe rubona umugisha, kuko mubyeyi wabo yakiranutse cyangwa se papa wabo yakiranutse. Urubyaro rwe rubasha gukora iki? Kubona umugisha w'Imana. Murongo wa 27. Ijambo nitushaka kuba abakiranutsi natwe, Mana itwishimire nguko Dawidi yabonye ubuzima bw'umukiranutsi. Kuva nari umusore none ndashaje. Buzima bw'uyu mukiranutsi bene data, iyi minsi twebwe tufite ubwoba, turashidikanya kubw'imibereho y'isi. Ariko icyo tugomba gukora, mureke tube abakiranutsi, dukiranukira Imana. Niwe aravuga mu aya magambo ye, aravuga nari umusore none ndashaje. Agereranya ubuzima bwe kuva akiri umusore kugeza ku busaza bwe. Ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Kuva nari umusore none ndashaje, ntago ndabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Kuko ari umukiranutsi, Mana ndago ishobora kumureka. Kuko ari umukiranutsi, mu rubyaro rwe ntago rushobora gusonza. Mana irwanirira umukiranutsi, Mana irengera umukiranutsi. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, kuko ise wabo wari umukiranutsi, abana be ndago bashaka gusabiriza cyangwa babura ibyo kurya. Agira ubundu umunsi ukira, uwo mukiranutsi agira ubundu bukira, akaguriza abandi. Urubyaro rwe rukabona umugisha. Mumva ko umuntu uri umukiranutsi agira umugisha mwinshi cyane cyane. Gihe cyose ukiranukiye Imana, menye ko urubyaro rwawe ruhabwa umugisha n'Imana. Ntago rwabura ibyo kurya, ntago wajya kuguriza. Urubyaro rwawe ntago rwajya gusabiriza. Ukagira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi. Urubyaro rwe rukabona umugisha, kuko ise wabo arinde umukiranutsi. Natwe inama nziza cyangwa ibyo tugomba gukurikira muri biye turimo, ibi biye by'imperuka, ibiye bidukomereye, ibiye bitunaniye, ni ngombwa tushake kuba abakiranutsi. Ube mukiranutsi ku murimo w'Imana ukora. Ube mukiranutsi turashima Imana iki gitondo cyiza, tongeye tena kugaruka mbere yo bwiza bw'Imana, tubasubuza tuvuga ko Yesu ashimwe. Nitwa Pster Serugendo Dismas, tongeye kugaruka mbere yanyu tubazanira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Tukaba tuhagarariye itorero itwa Pentecote de Réveil Philadelifia. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho ni kubw'ijambo rivuga umukiranutsi. Umukiranutsi ninde? Gukiranuka ni iki? Cyangwa turabanza ku ijambo rivuga gukiranuka. Gukiranuka ni wa muntu wemeye Imana, akubaha amategeko y'Imana, akayishyira mu bikorwa, akirinda icyaha n'igisana nacyo cyose. Uwo muntu niyo bita ko ari umukiranutsi. Turaganira kubw'imirimo buzima bw'uwo mukiranutsi. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri kuri Zaburi 37 murongo 25 kugeza ku 27. Zaburi ya Dawidi. Ijambo riravuga iki? Dawidi aratubwira iki? Nari umusore none ndashaje, ariko sinarinda nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe
rusabiriza ibyo kurya. Agira ubundu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Murongo wa 27 iravuga iki? Va mu byaha ujye ukora ibyiza, uzaba gakondo iteka. Navuze ko tugiye kuganira ku bw'ijambo rivuga umukiranutsi. Dawidi niwe watwandikiye iri zaburi. Uyu Dawidi tukurikije amateka ye yari umuntu wavutse mu muryango ukennye, agakura aragira inama za se. Ariko Dawidi akaba umwana ukiranuka mbere y'Imana. Yari afite impano ye yo kuririmba. Gihe cyose yagendaga yari afite intanga ye. Mwanya abone ikiruhuko ku mirimo yakoraga agacurangira Imana. Kandi mu gucuranga kwe Imana ikamwishimira bene data. Muko kumwishimira kwe, Sawuli aje gukora ikosa kuko yari we mwami wa Bisirayeli mu icyo gihe. Ikosa yakoze ni kutumvira Imana. Imana itamwishimira. Tuzi ko Imana niyo yimika umuntu kandi ikamukuraho. Sawuli yamaze gukora ikosa, Imana irareba iravuga ko agomba gusimburwa n'undi mwami. Imana irareba mu bwoko bwa Bisirayeli isanga ko umuhungu witwa Dawidi niwe akwiriye kubera umwami ubwoko bwa Bisirayeli. Imana yamagaye Dawidi. Dawidi asigwa amavuta na Samueli yo kuba mwami wa Bisirayeli, ariko ntabwo yise yinjira mu bwami ako kanya. Arahogiye tuhabwa amasezerano y'Imana, Imana ikabanza kukwigisha no kugucisha ubashe kugira ubwenge no gukomera. Dawidi yagiye gusura bene wabo bari ku rugamba barwana na ba Philistia. Mu magambo magufi ya izo nguru zose sizo tujyamo, ariko yaje gukora igikorwa kimwe gikomeye, yica Goliyata umwanzi wa Bisirayeli. Amaze kumwica abantu barishima baranezerwa. Sawuli yari yamuhigiye umuhigo ko umuntu uzica Goliyata azamushingira umukobwa we. Ibyo byose Sawuli arabimukorera, ariko atishimye abona kundo abantu bamwishimiye Dawidi, aravuga ko nta kindi gisigaye mahererezo uyu muntu arashaka azaba niwe uzansimbura ku bwami. Atangira kumurwana, atangira kumuhiga. Dawidi arahunga ajya kuba mu ishamba, arya nabi, arara nabi. Kubera iki? Atinya umwami Sawuli. Ariko aho Dawidi yagendaga hose ntabwo yagiraga mutima mubi, akagira mutima mwiza. Yo gutinya icyaha n'igisana nacyo, yo kutifuza ko yica umwanzi we. Niwe watwandikiye ayo magambo mu mibereho yose yahuye nayo. Amaze kurangiza urugamba Imana imurwaniriye, atwandikira ayo magambo. Yo tugiye kuganiraho tuvuga ko kuba umukiranutsi. Uyu mukiranutsi anezezwa n'Imana. Mukiranutsi akundwa n'Imana. Mukiranutsi nimba ari umuntu w'Imana yubaha hano ku isi, ni wa muntu ukiranuka mbere yayo. Mukiranutsi arasenga, Imana ikumva isengesho ry'umukiranutsi. Mukiranutsi ashobora kurambura ikiganza ku kirere akahagarika imvura. Mukiranutsi ashobora gusenga ikiremereye abantu, Imana ikamwumva kuko ari umukiranutsi. Dawidi aratubwira mibereho y'uyu mukiranutsi, buzima bw'uyu mukiranutsi bene data. Iyi minsi twebwe tufite ubwoba, turashidikanya kubw'imibereho y'isi, ariko icyo tugomba gukora, mureke tube abakiranutsi, dukiranukira Imana. Niwe aravuga mu aya magambo ye, aravuga nari umusore none ndashaje. Agereranya ubuzima bwe kuva akiri umusore kugeza ku busaza bwe. Ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Kuva nari umusore none ndashaje, ntago ndabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe
rusabirize ibyo kurya, kuko ari umukiranutsi. Mana ntabwo ishobora kumureka, kuko ari umukiranutsi. Mu rubyaro rwe ntabwo rushobora gusonza. Mana irwanirira umukiranutsi, Mana irengera umukiranutsi. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, kuko ise wabo ari umukiranutsi, abana be ntabwo bashaka gusabiriza cyangwa babura ibyo kurya. Agira ubundu umunsi ukira. Uwo mukiranutsi agira ubundu bukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Mwumva ko umuntu uri umukiranutsi agira umugisha mwinshi cyane cyane. Gihe cyose ukiranukiye Imana, menye ko urubyaro rwawe ruhabwa umugisha n'Imana. Ntago rwabura ibyo kurya, ntago wajya kuguriza. Urubyaro rwawe ntago rwajya gusabiriza. Ukagira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha, kuko ise wabo arinde umukiranutsi. Natwe inama nziza cyangwa ibyo tugomba gukurikira muri biye turimo, ibi biye by'imperuka, ibyo bidukomereye, ibyo bitunaniye, ni ngombwa dushake kuba abakiranutsi. Ube mukiranutsi ku murimo w'Imana ukora, ube mukiranutsi mu ibyo Imana yagushizeho. Nimba urimo kuhagararira abandi, ugomba kuba mukiranutsi. Uri umunyamasengesho, kiranukira Imana. Uri umuvugabutumwa, kiranukira Imana. Uri umuririmbyi, kiranukira Imana. Mwanya tukiranukiye Imana, Mana ntabwo yatureka. Urubyaro rwacu ntabwo rwabura ibyo kurya, urubyaro rwacu ntabwo rwajya gusabiriza. Murongo ukurikiraho, agira ubundu umunsi ukira, akaguriza abandi, uwo mukiranutsi, urubyaro rwe rubona umugisha, kuko mubyeyi wabo yakiranutse cyangwa se papa wabo yakiranutse, urubyaro rwe rubasha gukora iki? Kubona umugisha w'Imana. Murongo wa 27, ijambo nitushaka kuba abakiranutsi natwe, Mana itwishimire nguko Dawidi yabonye ubuzima bw'umukiranutsi. Kuva nari umusore, none ndashaje, ntago ndabona mukiranutsi aretswe. Icyatuma natwe tuba abakiranutsi ni iki? Ni hano ku murongo wa 27. Va mu byaha ujye ukora ibyiza. Ibi biye turimo ntago ari biye by'amakimbirane, ntago ari biye by'urwangano, ntago ari biye byo kwiyanduza bene data, ntago ari biye byo gusambana, ntago ari biye byo kunywa inzoga wishushanya ku murimo w'Imana ugakora ibibi, ntago ari biye byo kuhambara kiyeko, ntago ari biye byo kuraguza mu gihe wamenye Imana. Ibi biye turimo ni ukuva mu byaha tujye dukiranuka. Yesu atushoboje kandi atugirirane. Ni ukuva mu byaha tugakora imirimo yo gukiranuka. Va mu byaha ukora ibyiza. Se mirimo dukora iyi minsi iragaragara ko ari imirimo myiza. Yesu atushoboje kandi Yesu atugirire neza. Uzaba agakondo iteka. Mu gihe tuva mu byaha tugakora imirimo myiza, tuzahindurwa kuba agakondo iteka ryose. Gakondo kandi agakondo k'Imana. Mana ntabwo izakureka ukorwe n'isoni. Mana ntabwo izakureka uburwayi ufite bukwice. Mana ntabwo izakureka ubuzima bwawe butahinduka. Icyo tugomba gukora ni ukuva mu byaha tukakora ibyiza, tukaba abakiranutsi. Yesu atushoboje itorero ry'Imana. Yesu atugirire neza. Yesu kandi agukomeze nawe uyu mwaka, nguko turacyari mu kwezi kwa mbere, usabe isengesho uvuga ko Mana ndashaka kuba mukiranutsi. Myaka itambutse nagiye nkora bintu bitari byo gukiranuka. Hari benshi baguca imanza, hari benshi barimo kugaya akakiza kawe cyangwa akakiza kanje. Mureke tuhinduke tuba abakiranutsi, tuve tukore ibyiza, tureke gukora ibibi, tuzahindurwe agakondo iteka. Mana kuha umugisha. Turongera tusome kuri iri jambo inama ziri mu gitabo cya Zaburi 45 umurongo 1 ni Zaburi ya bene Kora. Nagwa kiri Dawidi aravuga iki hano? Bene Kora baravuga iki? Wakunze gukiranuka, wanga ibyaha.
giyo mundu yakunze gukiranuka akanga ibyaha, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima kukurutisha abagenzi bawe. Imana ihabwa icyubahiro. Akunze gukiranuka wanga ibyaha, yewe mwene data, kigiye wakunze gukiranuka ukanga ibyaha, cyatumye, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima kukurutisha abagenzi bawe. Kigiye turi ku murimo w'Imana, mundu akagira mbese imbuto zo gukiranuka akanga icyaha, icyo gihe Imana ikora iki? Ishigikira uwo mundu, imusiga amavuta yo kurutisha abandi. Niyo mpamvu usiho kusanga mundu avuga kanaka agira amahirwe, kanaka akora ibye byose bikatera imbere. Kubera iki? Yanze ibyaha akagendera mu mirimo yo gukiranuka. Iyi minsi urabona ibyaha bibaje kuba byinshi ku isi, ibyaha birimo kugaragazwa mu mugaragaro, ibyo abantu bahishaga bibi barimo kubishyira mu mugaragaro, abantu bose babibone. Abambara ubusa barambara ubusa, abakora ibibi barakora ibibi. Ariko tureke ibyaha, tukore imirimo myiza bene data, natwe tuzashimishwa n'Imana. Mana izatusiga amavuta yo kuruta abandi. Nusenga Mana gukorera igitangaza, nukora murimo Mana kuhesha umugisha, nutera imbuto ku butaka Mana kora iki? Itanga umugisha ku izo mbuto zawe. Icyaha bene abantu benshi barishimira icyaha, ariko icyaha gifite ingaruka yacyo. Mu gihe tutashaka koreka icyaha, mu gihe tutashaka kwitandukanya n'icyaha, n'amasengesho yacu itubereye ikizira mbere y'Imana. Ijambo ryacu cyangwa inama zacu z'uyu munsi yari kuba mukiranutsi, kuko mukiranutsi navuze agira busabane bwiza n'Imana. Imana iramwishimira. Bantu bashaka guhura n'ibibazo, ariko mukiranutsi Imana ikamurinda ku manywa na nijoro. Se ugambiriye iki uyu mwaka? Sengesho ryawe mu ibi bihe byo gutangiza umwaka urimo gusenga Imana iki? Nuko ikuha amafaranga ni byiza, nuko yakuha umugisha ni byiza, ariko mbere y'ibyo byose ubanze ube umukiranutsi. Babarira ku mutima wawe, saba imbabazi abo wagiriye nabi, ubanze kuba mukiranutsi, uze kubona ku butabazi buva ku Mana. Burwayi ufite Mana irabishoboye, bigeragezo tufite mu bibiye Mana irabishoboye. Icyo dushakaho mureke dushake kuba bakiranutsi. Ku murimo w'Imana ukiranuke, mu gukora kwawe kose ukiranuke. Arimo abantu bakora mirimo atari yo gukiranuka kandi bitwa bakiranutsi, kandi bitwa ko abantu b'Imana. Ariko umuntu w'Imana ikintu kitwa icyaha ntago kikwiriye tena kugaragara muri twebwe. Kwandika fagitire y'ibinyoma, kongeraho zero, mwanya bagutumye ati nasanze ari 10 kandi atari 10, buri umenye ko urimo kwiteza ingaruka tumbere y'Imana. Iyo mirimo yawe ntago igaragara ko ari mirimo yo gukiranuka. Mane bashoboje, Mane bagirire neza. Iyo niyo nama yacu nk'abantu b'Imana, kigitondo kiza yo gushaka twaba abakiranutsi. Mu gihe cyose dukiranukira Imana, twasaba imvura Mane kagusha imvura. Mu gihe cyose dukiranukira Imana, twasengera abarwayi bagakira. Mu gihe cyose dukiranukira Imana, twakwirukana bibi bikagenda. Ariko mu gihe tutakiranukiye Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ko amasengesho yacu ni kizira mbere y'Uwiteka. Murakoze kudutega amatwi. Imana igushoboje, nuhinduka uyu mwaka ukaba mukiranutsi, uzagendana n'Imana nguko bikwiriye. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Wisuzume nanjye nisuzume. Aho Mana tureba itatwishimiye. Turagushimiye wera wa Isirayeli. Tunejejwe nawe kubwirira ijambo ryawe. Wabanye na Aburahamu kuko yabaye umukiranutsi. Wagendanye na Yakobo kuko yagendaga akiranuka mbere yawe. Wagendanye n'abatubanjirije kuko bagiye baba bakiranutsi imbere yawe. Wabanye na Dawidi kuko yabaye umukiranutsi imbere yawe. Ukamwishimira uvuga ko ntago urabona umuntu
unezeza umutima wawe nka Dawidi nuko yagukiranukiraga Mana. Natwe ibi bihe turimo turasaba butabazi bwawe. Banzo tubabarire abakozi bawe, ubabarire itorero ryawe, ubabarire amahanga yose, ubabarire Afrika, ubabarire igihugu cyacu, ubabarire umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo tugusabye Mwami, yaba abakozi bawe, yaba abakristo, utuhindure tuba bakiranutse, abavuye mu bushaki bwawe, abasubiye inyuma, abatangiye umwaka bakore bitakwiriye. Mana tushoboje, utuhindure tube bakiranutse mu izina ryawe Data. Kandi igihe tuzaba twahindutse tukaba bakiranutse, ntago watute umugongo, uzadushigikira Mwami. Niyo mpamvu nirukanye izo mbaraga zo kutakiranuka, yaba ku murimo wawe, yaba mu bakozi bawe. Utuwe kuba abanyakuri, utuwe gukiranuka kuko ari we Mana. Tusabiye isi yose amahoro, abarwayi bakize, abari mu bushomero bibuke, abacitse intege kubwo ibibazo by'ubuzima, uriho kandi ari ushobora byose. Mbaturiye amahoro, mbasabira umugisha, mbasabira kuhinduka bagakiranukira izina ryawe. Mana urakoze, udufashe tushoboje, kandi ijambo ryawe rigende ku bantu bose kandi ubaheshe umugisha kubw'izina rya Yesu. Amen. Mana ibaho umugisha. Turashimira Imana kubwira ijambo ryayo kuba umukiranutsi. Murakoze. Tukunda gutanga nimero za telefone, ari kibazo ushaka kubaza cyangwa se naho katongerera ibitekerezo. Ni 0772439754. Murakoze. Imana ibaho umugisha.